turabasuje kandi tubahaye ikaze. Amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate, murabimenyereye. Miliyoni 140 Kabeza, ibyumba 4, toilette 3. Iyi nzu iragurishwa ndetse na rooftop. Nagiye kubabwira ko ifite na rooftop kuri kaburimbo. Kurikira gatoya mwereke iyi nzu ntagutindiye, ugiye guhitamo amahitamo uretse kugura inzu. Mbanze kwereke iyi nzu ya miliyoni 140 uburyo imeze muri Kicukiro Kabeza. Reka dukurikirane iyi nzu yacu. Duhereye hano rero muri parikingi, nababwiye ko inzu yacu iri kuri kaburimbo, igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Murabona ko ifite parikingi nziza cyane ifata amamodoka byibuze 2 yaparitse neza. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop kuri kaburimbo. Reka dukomezanye mu nzu tugende tubereka ubwiza bw'inzu. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi mwoka byaramwe. Ni mu nkurikire murebe uburyo inzu imeze. Tukira aha ngaha uhita n'amakoro meza bagiye basigaho. Urara ifite amakoro meza cyane ndetse na design nziza cyane. Hanyuma umuryango urabona ko ifite urugi rwiza cyane rwa muvura, ni urugi rukomeye mwoka byaramwe mujya mumbaza amazu afite za nzugi mukunda cyane za muvura. Iyi nzu ni nziza. Hanyuma tukira aha ngaha tutarinjira, urabona ko ifite amavaze meza cyane, amavaze atuma bashyiramo indabyo ikabasha gukora iki, kuguha akayaga cyangwa se akuka keza cyane. Reka tubanze tuzamukire no kuri rooftop, imbere turaza kuza kuhajya gake gake twitonze. Reka dukomezanye kuri rooftop. Salo yacu murabona ko ifite salo nziza cyane. Murabona amakaro bagiye bashyiramo ni ya makaro meza cyane, amakaro atuma ubasha kumera neza cyane. Iyi nzu ni nziza pe, miliyoni 140 kuko waje ukabanza ukareba iyi nzu mbere yo kujya kugura inzu. Banza umpamagare mbanze nkwereke iyi nzu ya miliyoni 140. Banyerekere TV stand. Murabona ko ifite TV stand nziza cyane, plafond gypsum. Murabona ko utuntu bagiye bakora twose bagiye badukorana ubushishozi ndetse urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ikagira plafond ya gypsum nko muri kugenda mubibona. Twava aha ngaha duhita tuza hano muri salamanje. Cameraman genda ubanyerekera uburyo ibintu bimeze cyane. Salamanje nziza cyane, urabona ko ari salamanje yisanzuye, ikagira ndetse n'aka kalavabo keza cyane, n'iki kirahure akalavabo ubasha gukarabiramo ugiye gufungura. Hanyuma rero twava kuri salamanje tuza noneho mu gikoni cyiza cyane cy'umweru mwoka byaramwe. Iyi nzu ni umweru, iyi nzu ni nziza cyane pe. Iyi nzu urabona ko ifite ibintu byose byiza cyane, utubati twinshi. Cameraman igenda ubanyerekera uburyo utubati twose tumeze, n'utubati twinshi wabasha kubikamo ibintu byawe ndetse bikisanzura nta kibazo. Utu dutara twiza ndadukunda cyane. Utu dutara tubasha kukwereka ko igikoni cyawe kiri class, igikoni kiri VIP cyane. Hanyuma twava hano tuza hehe muri iki cyumba cya mbere twita icyumba cy'abashyitsi. Tukinjira hano ubona ko winjiye muri cya cyumba cy'abashyitsi, ugahitira muri toilette ye. Urabona ko ifite toilette nziza cyane ndetse n'aka kantu k'akanogoso kugira ngo mu kugenda wibona ko ari akantu keza cyane. Utuntu twaha twose ni original. Urabona ko ifite utuntu twa original nk'uko mu kugenda mubibona. Twava aha ngaha noneho turatuza hehe mu cyumba cy'abashyitsi kiri ku irembo. Urabona ko gifite idirishya ryacyo ribasha kukwereka ku irembo ahantu heza cyane. Hanyuma rero twava hano tuza hehe muri bya byumba 3 nababwiye. Urababwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse salo na salamanje. Twakwinjira aha ngaha tuza hehe muri ya koridoro ibasha gusavinga bya byumba 3 bisigaye. Ni ngo icyumba kimwe tumaze kukireba, dusigaje ibyumba 3. Twava aha ngaha ureba iyi ni ya koridoro bituza muri iki cyumba cy'aha ngaha uko mugenda wibona. Ifite icyumba cyiza ndetse gifite nacyo idirishya ryacyo ribasha kukwereka he mu gikari uburyo ibintu bimeze. Twava aha ngaha cya gatatu nk'uko tugenda wibona ko ifite icyuma nacyo cyisanzuye. Urabona ko utuntu bagiye bashyira hano twose utuntu twa original kugenda mureba ko iyi nzu ifite ahantu itandukanye n'izindi. Kuri miliyoni 140 ndetse harimo n'ibiganiro iyi nzu yaba iyawe. Reka noneho tuze muri iyi toilette ibasha gusavinga bya byumba 2 nk'uko nagiye bibabwira. Naho iyi toilette isavinga ibyumba 2
twita ibyumba by'abana. Hanyuma ukaza hano urabona ko utuntu bagiye bashyiraho twose ari utuntu twa original, ngira ngo kugenda mubibona ko ari ibintu bizima cyane. None reka noneho mbahishurire tugiye muri master bedroom. Reka dukomezanye na master bedroom. Tukiri hano noneho duhita tuza muri master bedroom. Urabona ko ifite icyumba kinini cyane. Reka manze noneho mbatembereze mu idushe yayo. Urabona ko ifite dushe nziza cyane, ni za dushe zifungwa, kugira ngo mukugenda mubibona iza dushe ndetse zisanzuye. Urabona ko ibintu byose hano ari ibintu bya original, bagiye bafata utuntu. Urabona ko ifite telefone ikagira ndetse n'iyi shawa isanzwe, mukugenda mubona ko ibintu bya hano byose ari sawa cyane. Hanyuma ikagira iyi toilette nziza, ikagira ndetse ni lavabo nziza cyane ikwereka ibintu byose ko ari sawa cyane. Hanyuma tukaza muri iki cyumba cya rurangiza bita master bedroom. Reba uburyo imeze, reba ubunini bwacyo, reba ifite umuryango usohoka hanze, utiriwe ujya hehe, uca mu nzu. Ushobora kuza wibereye mu cyumba cyawe hano, ugahita wisohokera ukajya mu kazi, nta bintu byinshi rwose. Hanyuma ikagira design nziza cyane mu kubibona, ikagira ndetse n'utubati twiza cyane. Hano ari utubati bagiye bakora twa original. Uyu muntu rwose wubatse inzu ni umuntu uzi gukora inzu rwose, ndamukuze cyane. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Nshuti bakunzi bacu rero, mwe mudahwema kudukurikira, iyi video ntigucike, cyangwa se ntujye kugura inzu utabanza kureba iyi nzu ya miliyoni 140 ngufitiye hano ku Kabeza, ahantu bita Kicukiro Kabeza. Reka dukomezanye n'ibindi tugende tureba ubwiza bwayo. Nshuti bakunzi bacu rero, mwe dusozanyije kureba iyi video yacu, nakubwiye ngo uretse kujya kugura inzu ya miliyoni, niba ufite bije ya miliyoni 140, uretse kugenda utarabaza kureba iyi nzu. Ni inzu nziza cyane, miliyoni 140, ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni cyiza cyane, ndetse utibagiwe na rooftop. Tukibuka ko inzu yacu iri kuri kaburimbo. Ni inzu nziza cyane irereye ku Kabeza, Kicukiro Kabeza. Mpamagara rero kuri izo nimero uri kubona muri screen, wibuke ukanda subscribe, like, share na comment, kugira ngo tubake umuryango mugari wa Rwanda Real Estate. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.